Ijambo ry'Imana si amagambo asanzwe, ni imbaraga, ni ubuzima kandi ni impinduka. Hari ibintu byinshi ushobora kubona bihindura ubuzima bwawe, ariko nta na kimwe gifite imbaraga nk'ijambo ry'Imana. Uyu munsi reka tuvuge ibintu bitandatu ijambo ry'Imana rikora ku buzima bwawe. Niba utarakora subscribe, kora subscribe. Tubahaye ikaze. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu ijambo ry'Imana rikora mu buzima bwawe. Icya mbere, ijambo ry'Imana ritanga ubugingo. Yesu yaravuze ati, amagambo mvuga niyo mwuka kandi niyo bugingo. Yohana 6:63. Iyo usoma Bibiliya ntabwo usoma amagambo asanzwe, ahubwo usoma ubuzima. Ni amagambo aguhindura, akakuzamura kandi akaguha imbaraga zo kubaho uko Imana ishaka. Icya kabiri, ijambo ry'Imana riraguhindura. Pawulo yaranditse ati, muhindurwe bashya mu bwenge bwanyu. Abaroma 12:2. Ijambo ry'Imana rihindura imitekerereze yawe, rikagukuramo imyumvire y'isi, rikagushyiramo imyumvire y'Imana. Iyo uritekerejeho, ubuzima bwawe buhinduka bushya. Icya gatatu, ijambo ry'Imana ritanga ubwenge n'ubuhanga. Zaburi 119:1 ritwereka ko ijambo ry'Imana ari itabaza ry'ibirenge byawe, ni umucyo w'inzira yawe. Iyo ufite ubusabane n'ijambo ry'Imana, rikwereka inzira, rikakuyobora uko ugenda n'icyo wagakwiye gukora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icya kane, ijambo ry'Imana rigukomeza mu bigeragezo. Yesu ubwe yatsinze Satani akoresheje ijambo ry'Imana. Ati, handitswe ngo, Matayo 4:4. Niyo uhuye n'ibigeragezo n'ibibazo bikomeye, ijambo ry'Imana rikomeza umutima wawe, rikakubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Icya gatanu, ijambo ry'Imana rikuzanira amahoro. Yesu yaravuze ati, mbasigiye amahoro yanjye. Yohana 14:22. Iyo ugiye mu magambo y'Imana, uhabonera amahoro atangwa n'Imana yonyine, amahoro aturuka ku kwizera no kwiringira Imana. Icya gatandatu, ijambo ry'Imana ritera imbuto. Yesu yaravuze ati, ijambo ry'Imana ni nk'imbuto zibibwe mu butaka bwiza. Matayo 13:23. Iyo uryakira mu mutima mwiza, rituma ubuzima bwawe butanga imbuto nziza: urukundo, kwihangana, imbabazi no kugira umutima mwiza. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni imbaraga, ni umucyo. Rirwanya umwijima, rikazana ibyiringiro, rikubaka umutima wawe kandi rikuyobora mu nzira y'ukuri. Rikomeze ribe mu mutima wawe, kuko igihe ijambo ry'Imana riri muri wowe, nta kintu na kimwe cyagusenya. Ese ijambo ry'Imana uriha umwanya ungana iki mu buzima bwawe? Turabashimiye, tubashimira ko mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Niba utarakora subscribe, kora subscribe ndetse ukore na share kugira ngo iki kiganiro kibe kigera kuri bantu benshi. Imana ibahe umugisha.